Ndi Papa Sava. Siyaradukaranze ibagirwa umuntu, isi iradukaranga ibagirwa agasenda, isi yaradukaranze we ntiyashyiramo ikirungo, ngo niyo mpamvu tugihumuka. Niyo mpamvu tugihumeka we hasi we. Hagasanima bamubwiye ya ndirimbo ivuga ngo sini icyuma sini nyakubahwa papa n'umuzungu mama ni Suzana abana n'ababikira nanjye ndi umubirikira. Oya ntabwo nyizi ntabwo izi ntabwo nyizi vuga mwereka indi nziza ya danje noneho urumva iyindi indi noneho irayizi ako si Niyi. kuki indirimbo batwigisha mu ishuri ukunda kuzibagirwa ko ngaho tuvuge iyo ngiye twumve. umva ari akandi keza rero gasigaye karirimbwa bya hatari urumva ngo inama yagiye kuragira yambaye bote, inama yagiye kuragira yambaye bote, iyo ndayizi tugenda inama yagiye kuragira yambaye bote, inama yagiye kuragira yambaye bote, Bitasha. Manu. Indirimbo z'abana ko muri kuzihohotera. Zihohotera se twese turaba. Bavuga inama se ko ari imbata. Nimbata? Nimbata. Bagiye kubomba ya bebote. Nabari inama. Inama se. Inama urumvagira ku mugezi kirura Igikoresho sha. umeze mutese. Ya bano ni sawa rero. Iki gikoresho kiri. Tureba sha. Bite ko muri byo uri kwanga rero. Umva. Banza shaka turamire. Turamira gira. Banza turamire. Gira. Reba kantu Bishoye ko biragenda. Biro biragenda. Sene wowe ko kurabona sha. Bonjour les élèves. Bonjour les élèves. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Tumaze kubimenya. Ubwo les enfants kabagiye wese. Harya les enfants. Les enfants nyine. Ubwo yabari cyereza. Bonjour teacher. Ubwo nambaye mwarimu wanyuze. Umva ndimba. Ni bonjour Messi. Wenda bagerageje ariko sindi Messi. No bonjour Manuti. Umwana mwareno. How do you what? Do What do you want? Oya harimo yo. Okay. Do you? Okay. Do Okay. you ntabwo ari ducu. What do you need? Do you? What do you? Do What do you need? Bisobanuye dute. Ndabaje ngo gashaka iki hano. Nyine byari bivuze nyine ngo mumbwire icyo mushaka. Kuduta. Mumbwire icyo mushaka. Oya mukivuga mukavuga mu cyongereza cyangwa mu gifaransa ikintu ushaka. Give me petit mitsingi. give me Ikonje cyangwa ishyushye. Oya Petit mitsingi. give me jelly. Niho ubivuga mu cyongereza neza. Bia. Ni bia. Tunganira. Ndavuga ikonje cyangwa ishyushye. Cyakini mu gitsinda nongera akananjye Mu cyongereza cyangwa mu gifaransa. Mu gifaransa. Aho ushaka. Bia and bushyuhe. And bushyuhe. Mwoto. Igiswahili Bushyuhe ni Ikinyarwanda. Bia and hot na cold ntabwo mwize mubye. Ikintu kiri hot, ikintu kiri cold. Ntabwo mwabyize. Hot ubwo nimeze. hot ego gishyushye. Nikonje. Bane gishyushye. Hot. Muzigara mubyumvikana.
Usigare mu Rwanda. Nikoni. Usigare mugigagurana. Ariko ubwo suzane hote. uzane hote. Uzane dute. Uzane dute. Ariko hano barahaguye habaye heza wese twaheruka narebe ibiti sha byarakuze ntabwo twaheruka shawe harasa neza ariko rero hano ariko ubundi ubungu ariko banza papa Sava yarahimutsa ariko se yahimuka amanota akaguma nanjye nari nibeshye naba kiriya kintu Nzane dute. Kosaza. Narambwiye ngo nje nzana kamwe ngo nzana kandi. Ibintu byo kubatereka amayoga imbere rimwe mwanyiya. ariko rero Manu wanayatereka uretse ko twebwe ari ikibazo dufite ko turi mu kiruhuko Nta kibazo. uretse ko cyagihe twatangiye ikiruhuko twebwe nta kibazo rwose twebwe dufite pe ubu dufite uretse ko cyagihe burya twabyangaga kubera nyine ngo abagore batazakaza bagateza imbere rimba hari no mu gihe cy'ishuri ariko uzi ko burya wadutereka uzi ko burya n'ubwenge cyagihe tutari dufite ari uko twakundaga kuza hano cyane ubu bwo mufite none uko mutakizi ko numvise se ari ntabwo tice yaradukane kane uko bagatandatu ni kangahe kane gukuba gatandatu si ubwo ngubwo si 10 nyine ugafata gatandatu ukashyiraho kane turateranyije kuba noneho kane kuba gatandatu gatandatu enye si ugufata gatandatu se ebyiri bikaba 12 ugahita ufata izindi gatandatu ebyiri bikaba 12 karaya kangahe ubwo ugahita 20 bikaba 28 24 12 gatandatu ebyiri ziri kumwe ariko numvise urumva izindi gatandatu ebyiri ziri kumwe nazo si 12 none se ugahita fata no za gatandatu enye ndatenye sizuvuze noneho wongera ubwo byaba n'umunani bongeyeho indi gatandatu zikabeshana wese ufashe gatandatu enye ugateranyaho na 12 na 12 inshuro nazo enye si 8 amazari ntabwo ntabwo Mwavuye ku nzoga. Mugire kambereke. Mujye buri munsi mujye mubwira komande zenje nemeye giteka mbatekere igikoma muve ku nzoga. aya mano Uko ikigaragara ubwonko bwanyu bwigireho umusemburo kujya mu mashuri matoya urumva Manu turi abantu bakuru mwese mwagiye muzanga bigisha agafaransa sibyo bakongereza ku mwuka gororo mu gihe atari abakiriya beza twigisha se wagira ngo hari ikibazo cyo kwiga tugifite kajya mumenyera ariko na mwarimu uzi ko asigaye adushima ubwanwa bwita ngo iki mu cyongereza cyangwa mu gifaransa ubwanwa se turabwiga hari abantu baba bafite ubwanwa barube ni iki barube ni baro urumva se hatarimo ba ni ba harimo ba barube si barura mustache ni iki mu mustache ariko se kuzana ibintu byo mu wa gatandatu kandi tutarahagera arubure ni iki aya icyo byo mu wa mbere arubure ni iki ibyo ni ibintu bikomeye si amakayi niba urumva ukuntu biryoshye banzaza kwigisha mwarimu wanyu kujya bigisha biryoshye shaho niba ari umuntu ariko rero Manodi tumwiyame Manodi tuba tuje kwinywera agacupa ntakazanemo ibintu byo mu ishuri no kuzanamo ibyo bintu urumva ibintu byo mu ishuri kandi wamugani kuba kandi turi ishuri twarivuyemo kuba turi les enfants hari les enfants oya des études des élèves des étudiants des étudiants nasubiye ko ibyo twabyize des étudiants turi les étudiants les élèves birajyanye Manu umva sha ariko Manu umva reka banze baza kandikamo oya Manu ibikoresho bibiri sibyo Manu biba muri saro mu cyongereza hari ikintu ibikoresho bibiri yo muri rero saro mu Manu cyongereza dushaka kubwira urumva kuba twebwe turi des étudiants ntabwo bivuze ko muri des étudiants deze ntabwo ari de les étudiants les étudiants
ntabwo ari ko nawe hano tuba dufite stress, tuba tuje kwimara stress ku ishuri rwose turiga pe, hano turi mu ishuri. Ibintu byo ku ishuri rero wowe kwanza nta nubwo uri na mwarimu, ntabwo uri teacher, ntabwo ndi teacher. Ibintu hano tujye tuvugana iby'icupa ibyo kugira, noneho ahubwo dushyiraho agakomande. Harya turya ikiburiye, hari iki se ubundi? Habuze iki? usibye kuba byatira byatari byatinda bo hano dufite icyo bita chevre sibyo, dufite igitego, dufite zingaroni sibyo, dufite umugongo sibyo, tukagira ifi, tukagira inkoko sibyo, tukagira ifiriti sibyo, ushobora no gufata ibirayi sibyo, tukagira na za mushikake sibyo. Ndimba bose ibyawe dukunda birahari. Ndimba tutari ifi n'ifiriti ko bivugitse kimwe. Ifiriti ese ifi bakita kuki bayita ngo mu Cyongereza? bayita fresh. Ibintu byo mu erega buriya wamukosoye. Oya ndamukosora erega buriya twebwe niyo turi mu ishuri buriya ibintu byose biza ubuse wundi wagira ngo turi kwanga kugusubiza kubera ko tutabizi. Ase ni mu ishuri. Ntabwo ari mu ishuri. Ase ni mu ishuri. Mu ishuri niho dusubiriza. Ufite makantu ko bunaribonye mu busa. Noneho katwirebera komande nato turi. Mumbwire komande ntacyo bwo. Turye navuze ifi n'ifiriti. Oya. Igitego. Oya. Inkoko. 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 Okay. Ugafata ukuguru, ngafata ukundi. Inkoko. Genda dushyirireho inkoko nini n'ibirayi, izane n'ibirayi. Inkoko n'ibirayi. Kandi utoranye igikoko kinini. Okay, sawa. Kiri idakomeye. Ariko se ubundi asa mwabanje mukayama. Akose bano. Akose agasuzuguro. Akose ibya mbere so waduhaye hari ubwo yadusabye mbere. Cyambere urumva nyine arakuno bikiri bimake. Akose akomano. Wowe rero urimo kutwita. Aho uzamenya gucuruza ryari manu. Igihe tubereye nawe cyakora cyo no kubwira jya mu kazi papa Sava gashaka ukuntu wenda kujyana nko mu ngando z'abantu bakira abandi ukamenya ukuntu uzajya bakira n'ibirayi. nyine iyo komande ndayumva sibyo, inkoko igeze ku 18. Ubwo nibirayi. Cyo se ni ikibazo? Ubwo ni veni. Mano. Icyo ni ikibazo ku 18. None nibirayi nyine. Tuyaguha kwera iki twikiza mbere ari. Cyo se ni ikibazo? Twebwe amafaranga. Reka mbanze nkubaze. Nyine nimba hari nyine mwayama. Twayaguha ariko kubera ariko uzi ko ukidufata nka reserve. Ganundi turi mu kiruhuko. Turi mu kiruhuko. Tuba reserve. Ese imyenda mwambaye ni y'akazi, ibintu bisorete byo kwishati ya he. Nose twebwe tugenda twereka abantu ko twize. Erega twebwe ntago twihisha twebwe. Ibi ni ibimenyetso by'uko twize. Ni no gusaba akazi. Ntago wabonye ibikoresho no gusaba akazi. Cyose ni iki? Urumva? Iki ngiki ntago zisijye kora. Kimwe gice ibirare by'isima. Yene. Abyita gushangurura we. Si mu gihe cy'iki. Manu. Rero nta kibazo cy'aho komande tuzanire. Ramazan. Rero nta kibazo shyira mbere. Akose kurishyura mbere. Reka nkubaze. Reka nkwereke ikintu urabona turi ingege gifatika kigaragara. Ikimenyetso cy'iki? Cyuko nge amafaranga ahari. Dufite amafaranga. Amafaranga arahari. Manu. Iki ni iki? Igeze kurangahe? Voka igeze kurangahe? Ndakubaza ngo ibi ni ibiki? Voka igeze kurangahe? Si ku mafaranga 1000. Si 1000. 1000 nabo winjize wahenda. Ntabwo bizi se? 1000 wahenda heza. Ntabwo bizi. Wanahenda heza. Urabona atari imitsi. Tazimene. Voka igeze kurangahe? Voka ni 1000. Si note y'1000. Urumva? Ubu hano hari hateretse bingahe? Si 3. Bibari. Aka gafata harimo bingahe? Ntabwo harimo voka 40. 40 nubwo nangahe? Ibombe bingahe? Ngo twazibara. None reka nkwereke. Hasha, uradukije. Ibintu uwo utanazi wo utaranabona. Icyo urakizi? Tuno no bosa dukunda. Ibi birya bakire. Abazungu. Ubundi byabanje abazungu. Bakita gute mu Cyongereza? Urumva?
ibi babyita akita kurojete korojete. Urumva uziko byari bincazanye kuvuga korogate gusa numvagamo ko urabibona iki kigura ngahe tabizi se kigura ngahe iki kimwe kigura 5,000 utanakibona gutya 2 nangahe 2 nangahe ibisigayemo hano si 10 ibi byose birunde voka 40 aya si 15 inkoko ntiyamaze ntabwo kijya kumena amacyako kombure se ni bimwe none wowe reka nkwereke shirahangaha aya ni amafaranga abaze abarika ibi ni ibihumbi nta nubwo ari amafaranga ni ibihumbi ibi avoka imwe twavuze igihumbi voka 40 nangahe mwazikatuye se ni 40 nangahe rego ubundi bibari 5 voka mwazikatuye zarahenze nuretse ko erega twagira ngo nubundi amafaranga twagira ngo tukwereke ko amafaranga atabuze tutari buri bwiyo genda ushyireho commande urebe inkoko urabona ziriya inkoko ifite amaguru y'umuhondo ifite amaguru y'umuhondo genda babare bashyiraho bayishyira amafaranga arahari manu amafaranga arahari ufite ikihe kibazo none se ubibaze mu mibare urumva bitarimo mu mibare 60 turayamara ubundi se turayamara kwanza genda ufatemo n'agacupa nawe mwamakano nawe twebwe sha turi mu biruhuko ubu ngubu nyaruka turi mu biruhuko sha turi mu biruhuko ibi bintu rero byo kugira ndimba ntabwo nabivuze ariko ndimba ubu wiyemeje kuzantoza amasashi koko muri ikaritse koko ndimba niko ndibizi ntabwo aravuka zanjye nari naravuze nti reka nzitare nzijyane ku isoko nkuremo mitiwere umuryango nawe urimo koko ndimba none uze kungurishiriza avoka ibi si ibihaza byanjye koko ndimba biri ku isoko ako ndimba nk'ubu nzakora ikibugo nk'ubu nzakugirira ndimo kuganiriza umwana mugenzi wanjye mubwira nti twebwe dore ibintu bireze umwana mugenzi wawe ku buryo ugenda avoka aho wazisanze wasanze zitari mu gitariro ibi ko nari narabitse mvuga nti reka mbyegeranye urabizi igihe cya mitiwere abandi babigeze kure ejo uzaba urwaye ntabwo ari wohora urwaye abana bazaba barwaye none urabifasha ubizanye hano kwa papa sava kugira ngo binywe n'inzoga ariko nkawe ramasa ndashaka kukubaza nkawe uri mugabo ki koko ariko zari zitarashya niba zitarashya birabareba wari uzizanye hano se ngo uzihishe hano ndi kuzikora waramutse papa sava waje ukareba iryo ngushije koko nk'ubu uyu mugabo aragira ngo nziyahure aragira ngo nzakora iki koko ariko ramaza ndashaka kukubaza ariko biracyahari umugore wawe Suzanne zibyo wirirwamo koko ndiba nk'ubu nzakora iki mu by'ukuri mwaramutse neza papa sava ubu nzikorera amaboko ko hejuru yawe ni gute utinyuka kugurisha avoka zanjye ukangurishiriza ibihaza papa sava ngiye nafashe avoka ndagenda vuga reka nzikureho rwose niyime ngende nzitare ndagenda ibi bihaza byanjye niyime ariko mbona amafaranga ya mitiwere urabuze igihe cya mitiwere cyarageze cyaraturenganye mitiwere niyo ntangira umuryango n'uyu witwa umugabo arimo none ngeze hano bana baza bati umugabo wawe ko yikoreye avoka akaba yikoreye ibihaza ese mujyanye ku isoko murimutse bigenze bite none kuko baza kurujete nizawe nizanjye nagira ngo njyane ku isoko mbone mitiwere none ndebera koko ndimba nk'uburagira ngo nzakugire nte koko wa mugabo Manu nushaka umwihorere papa sava enda nta kibazo bashyiraho rusake cyangwa bashyiraho inganda y'inkokokazi cyangwa rusake ibi bintu hari icyo biziranyeho n'abandimbati ibi wowe iyo ubonye uyu mugabo kutamuza ahinga uyu mugabo utamuza acuruza iyo ubona azanye umwero nk'uyu nguyu bumva wukwiye kuko manura ese nta nubwo mushobora gukenga ngo mumfashe nk'abaturanyi mumbere ijisho koko yaje kubigurisha arabigurisha se byejeje hehe arabigurisha byejeje hehe koko mwari mwaciririkanwe se voka se igihumbi karasi 5
ngo yanyweye ariko ndimba kuba wiga bivuga ko utari umugabo mu rugo nibura uvuga uti reka mfashe umugore wanjye dushakishe nibura nsanga babijyanye ku isoko aho kugira ngo ubinywere koko n'uyu mugabo witwa ngo ni inshuti yawe koko akora amaza nk'ubura inshuti iki koko bari bashyirishijeho n'inkoko inkoko mufite yo kwishyura se mufite yo kwishyura ni hano twari dutegereje nyine ko hari ukuntu twabitekereza ibiki mutekereza ubundi ko mwambaye iniforume kandi ari mu kiruhuko baratsinzwe bari gusubiramo bari babahamagaye ngo basubiremo noneho barajya ku ishuri kujya kushuri bakaza kunywa inzoga bakajya no kwiba ngo bagurishe koko noneho abanyeshuri urahabuza kujya kwiga uri kubaha inzoga urimo no kugura ibyibano bambwiye ko bari mu kiruhuko mu kiruhuko kiruhuko cyahe ko ikiruhuko kijyamo abantu batsinze bafite icyo bakoze bambwiye ko muri abahanga mutajya mutsindwa abahanga nyine bari batubwiye ngo dusubire muri nzamurabushobozi twagize amanota makeya ubu muri repeshaje ubu se hano bari kuzamura ubushobozi koko burazamurwa se na alukoro cyangwa muri kongera ubushobozi mu gusahura ingo kari agatima nyine kari hari hano rero reka mbabwire muri mwabagabo garuka tubiri twonyine tubiri twonyine ubu se utu ni udufuka tubiri izi kurusheti uzi ukuntu zihenda si akandi gafuka ariko ubundi wakigabo we kitagira ubwenge wari wabona ramazana aterura ibyiwe kuki ari wowe buri gihe uhora ubura ubwenge umuntu ungana nawe koko reka nkwereke marigari ni ikosa ryari ribaye marigari reka ariko nkwereke papa sava mubaze nta makosa naheruka gukora amakosa waheruka gukora ntayo pe ubu uri kubwira nawe wamukoreye arayazi nta makosa naheruka gukora data papa sava hari amakosa naheruka gukora uko bizi yewe mpangana nawe reka nkwereke marigari n'ubundi abantu ni ukugurirana imwe si iyi igura ngahe iyi ngiyi nyigurisha 2 kuko ari nini cyangwa izi zose wabaye umuntu wanjye bitatu nyine ubwo nari mvuze ko akari icyatanu umemo kamwe nyine bahite bahaguruka bagende kuko nanjye njya ndukunda ngiye mbishyure se nasangiye nabo ariko izi nizo ngwate batanze marigari ingwate se ku buryo abana banjye babigwamo ari iki kigabo ari n'iki kigabo byose bifite ubwenge kandi bifite n'imyaka umugabo tumwasi icupa ivide mu mutwe mwamugumanye mwashaka se mukanamwica kuki asoni marigo bangumanye terura umuhereze avoka zanjye mwayahingira mwagira gute ntuhinguke hariya bangumane bakugumane burundu icyo bita guheba umugabo kumushaka mu makipe